mbona nkoze ibintu bitari byiza n'abasinzongera. Byagenze bite rero kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara? Narasinze kurya nabonaga papa na mama nkabona ari udusimba n'abandi bantu bose. Ushaka ko wambara wiyambara reka tuvuge ubwo biri sexy. Akasubiye narwo nge nambara biri sexy cyane. Biri sexy ariko reba ko kamanyure kari kwizipo yawe kagara gahita kazamuka kakagera muri nuzi. Noneho akajya mu nkopera ariko utabizi ukaza kugira ukabimenya. Washaka kwirukana umukozi akabyanga wakora iki? Reka nkubwize ukuri sibyo muri iki kinyejana tugezemo biragoye kubona umugabo wawe wenyine. Sure. Ibyo reka nakubwire ibyo bintu abakobwa bazanabyishyire mu mutwe bareke kwisaza. Nugira Imana ukabona umugabo utaguca inyuma nuko bishimira Imana. Imiti se koko bura nibyo. Aho ababikorera n'imbere ya polisi ahubwo. Usugi nako kanya kubuzana. Numbwire se ko hari ukuntu bisigaye bigenda ukabisugi. Neze sajari nitwe twazize. Sajari. Ajya gukoresha sajari ukabisugi. Beragoye nta wabumbabumba hari ahantu ku buryo hakongera gusubirana 100% nkaho uri isugi. Umwe se babiri se batatu se. None se ubundi waburwana niki? Keta mu kwezi ujya nko muri geto z'abahungu shuro zingahe? Gusomana. Gusomana? Kubera iki ari ugusomana? Nge ngunda gusomana. Biriya bintu se ko numva ngo byongera ngo vitamine ubwo ntabwo agenda ukamutongura ugahita umuha akabezo. Ko ku munwa kako kwitama yajyana ibya bindi bisanzwe. Ubundi ugahita wigendera ako kabora sigara gatekerezaho. Man wowe wagenda ugasoma umuntu mutazi nyine mutari musanzwe muzanye ku munwa. Uravuga noneho ukajyana wowe mukozi. None se umuntu utabeshye ubona ari ngombwa ko umumamuja yaza n'umukobwa umurusha ubwiza. Yes, ndabasuhuje mwe mwakanze subscribe hano kuri Emi Empire aho muri rero hagiye atandukanye mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nkuko mubibona kuri kamera zacu tugiye kuba tuganira n'umukobwa mwiza usa neza. Tuguhaye ikaze tangira wibwira abadukurikiye. Murakoze nitwe mwiza Keita. Keita uri umumodo? Ndi umumodo. Ugiye kubidukorera egera hari ukuntu mujya guhera nka hariya ngo mukamodaringa bikore turebe. Ugaruka aho wari uri twagiye. Izengurutse ubwo ntabwo wagwa. Byari ukuntu yo muri komodaringa mbona mwarakaye ubundi biterwa n'iki? Nuko moda atandukanye na Miss. Nyine umumodo atandukanye na Miss. Umumisi ahantu dutandukanira waba agomba kwirya kanaseka ko natwe kwirya tuba tugomba kwirya nyine ugafiringa ibintu uri gukora. Ako Miss waba agomba guseka ko nyine murabizi Miss baba bashaka kubona ubwiza bwe. Ako modo aba ari kwamaza imyenda ubwo mbega no kuvuga ushaka kubugenda neza. Ufite look y'aba modo ariko wajya nka casting waseka byonyine. Bigahita bipfa niwe bakigufasha n'ubugipasinze. Ngomba nyine kuburi calme. Warakaye mbivuge neza. Ako ushobora kuba ufite experience mu bintu byo kumodaringa. Irahari ariko ntabwo nanone ikabije cyane ariko irahari ntabwo yabona. Ibintu byo kumodaringa se bijyana n'ubwiza bura nko muri Miss bura nko mu ba Miss njya mbona ho habamo kuvuga ngo bari mwiza no muri modeling niko babimeze. Muri modeling ntabwo bagendera ku bwiza ntabwo babigenderaho cyane. Muri make uko waba umeze kose wakora modeling bigakunda. Ngira ngo muramwumva rero yitwa Keita. Niwe tujye kuba tuganira nawe muri iki kiganiro. Niba ugeze hano bwa mbere wakora subscribe nawe wayikoze tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane kabisa tuzakomeze kubana mu bikorwa bitandukanye tugenda tubagereza hano kuri Emi Empire. Keita ku muntu utakuzi
nyine ku muntu utakuzi nyine mwibwire mu magambo make. Keita ni muntu ki? Keita ndi umukobwa usanzwe nk'abandi. Usanzwe nk'abandi gute? Usanzwe nyine gute? Kuko urumva hari ukuntu uvuga ati wenda Keita ni umukobwa ugira amahane ateye gutya, gutya na gutya, nkora ibi, iyo biri ngombwa nyine kubivuga. Ni nk'ibyo mba nshaka kubaza kugira ngo n'umuntu udukurikiye abashe kumenya ngo umuntu uri mu kiganiro ateye gutya na gutya, mu ncamake nyine. Okay. Keita ni umukobwa aritonda, ariko iyo baye n'amahane nyine arayagira, ariko ntabwo ari menshi. Keita urayagira, njye nakubonye umeze nk'umuntu ushobora kujya yikoza ibicu, ubaye nko guserera n'umuntu ugakubita umuntu mashwara ukazimanyura. Ntabwo ngira amahane ageze aho ngaho wapi. Yego. Wenda amahane y'ubushinzi kuba nyine atakumenyera wabasha kwihagararaho. Ako nyine ntabwo biri cyane. Hari umushuti wawe wegeze kumbwira ngo ukunda abashuga dade cyane, ngo nibo abantu bawe. Ariko ntabwo ari ubuketse. Ababresa. Ntabwo ari ubuketse. Ngo bitwa? Ababresa. Niko bitwa? Sure. Bresa. Ako kazina se noneho bakabonye ryari ko bakabonye mbaye? Ntabwo nari mbizi, bimbwireho. Bimenywa natwe. Namwe? Bivuze ngo nawe subihamya ukunda abashuga dade cyane. Hari igihe baba bakenewe. Mani wambabariye ngo nawe urabakunda? Ntabwo biri too much, ariko nyine hari abakenewe da. Mwigeze gukoranaho se? Nyine mwegeze kugirana imikoranire? Gusa barumva nshaka kuzabigerageza. Yego. Bitewe n'inshuti zanjye zimwe ukuntu zimbwira. Hari inshuti ugira zibafite? Zimbwira ngo ubundi Keita uzasirimuka ryari? Banza bakize kukurusha. Wambara amawigi cyane, batuye mu maparitema. Nkava se ubundi why not njye nabigeragezaho. Ndabigerageza ariko nshaka kuzabigerageza. Ako ntibinshobokera. Nawe wemera ko abashuga dade barekura amafaranga? Barayarekura. Bitewe n'inshuti zanjye ukuntu nzibona, nabo ngenda mbona. Zirayarekura. Ubu witeguye kuba bayarekura ukayafata, noneho nawe ukarekura umubiri wawe? Ibyo bintu ugomba kubyitegura kuko urumva ushobora ntabwo ari ngombwa ngo urekure umubiri, ushaka kubishyiramo ubwenge kandi ukayamurya. Sure. Utanawurekuye da. Mbwira rero ubwo bwenge washyiramo kugira ngo urye umushuga dada amafaranga, wowe umubiri wawe umwime. Mushobora nyine guciringa mukaba inshuti, ibyo ngibyo ukamubwira ko uzabikora, ariko wenda ukagerageza nyine ukaba wanababize, ukanamubwira wenda nagiye no gutembera, ntabwo ndi mu Rwanda. Kandi akakumenya ibyo si ubwo wabikora igihe kingana gute? Ibyo wabikora igihe kingana gute? Amezi nahise ubwo ngubwo amezi angahe? Amezi 5 niyo ahagije. Amaze kumukuraho ikintu. Cyangwa se ari ukuntu numvise. Nashyira ibanga ry'abakobwa hanze. Abresa bagahita babimenya ntibazongere. Wabivuze ariko. Ageze umaranye nshaka kuzarikoresha. Ageze n'indishya hanze bakarimenya. Ibaze ko ngiye narinzi ko uramakanira ukambwira uti njye abashuga dade mbagendera kure. Ashuga dade? Yarejya baba bakenewe. Nawe ni kubyemera. Ariko nyine bitavuze ntago nyine dushobora no kuvuga ko nzabigerageza bikarangira nabyo ngerageje, nabyo bibaho. Keita akunda umuhungu umeze ute cyangwa wujuje ibiki? Ibyo ntabwo nyambitekereza. Muri make umuntu yaba avuye mu gishanga kwihingira ibigori, yaba ko yaba ameze kose, wowe uhita uvuga ati umuntu n'uyu. Bitewe n'ukuntu umuntu uje kunereta, uburyo ajemo, nyine iyo duhuje naribi. We ntabwo ubigenderaho ngo aba afite amafaranga, ngo aba yibogari, ngo aba afite bya biboro by'ibiboko binini, ntabwo ujya ubigenderaho. Kuko undi mukobwa yicara akavuga ngo ngiwe ngo nyine ngo nzateretwa n'umuhungu ufite imodoka 3 atuye mu itaje cyangwa muri kadasitere, wenda akora ibi ngibi. Oh my god, uwakoze gym najya mbyitekereza, ntabwo mbizi nimba ari ubujiji. Yego.
ariko nyine ntabwo njya mbitekerezaho nyine ngo mvuge ngo nshaka umuhungu umeze gutya ntabwo njya mbitekerezaho nyine uje tugahuza biba ari nkunda nyine ubwo nyine ibyo murebera ibyo afite ndabyakira yaba ameze neza mu mufuka ubwo ameze neza mu mufuka biba ari byiza kurushaho ariko yaba atameze neza ubwo nyine tubinyuranamo. Ufata gute se abakobwa bateye gutyo ngo ngewe ngo ari umuhungu ukennye ngo ntiyagakwiye no kumbwira ngo ma nimero yawe, abo bakobwa nyine ubafata gute cyangwa wabasobanura gute? Ntabwo njya judginga abantu. Ubwo nyine we nta mahitamo ye nimba ariko bishaka se gute se namugira namu braminga cyangwa mu judging mvuge ngo kubera iki nyine buri muntu wese afite guhitamo uko ashaka. Ntabwo rero namurenganya pe, ntabwo najya kumujudginga. Okay, abantu bakwibeshyaho iki? Abantu banyibeshyaho iki? Ariko umuntu areba ukuntu umukobwa yambara agahita abona uko nyine ateye imico ye yose, ariko biriya ntabwo ari byiza. Ushobora kuba wambara wiyambara, reka tuvuge si ubwo biri sexy, ariko si ntabwo njye nambara biri sexy cyane. Biri sexy ariko reba ko kamanyure kari ku ijipo yawe gahita kazamuka kakagera muri nuzi. Ntabwo birenze ako kana ariko ngo koroshya ngo gahunda. Ku bakobwa se ngo karabyoroshye rwose ngo bigira abantu mu kabyiniro ugakatira hirya umuntu ati nawe kwigora abantu. Ntabyo narinze. Niko ngenda byumvise abantu nabyumvanye. Narabwo niko iyo bambonye ubwo n'ibyo ahita batekereza. Oya ntago mbizi. Njyewe nashobora kuba narabyumvanye abantu b'ibihehesi nyine bagenda mu tubari, ariko mu by'ukuri wenda abantu basanzwe atari ko babyumva. Byanze byanoga nimba ubitekereza gutyo n'undi ugashaka kuba ariko abitekereza. Ni make ngo nta nkuru ivugira ubusa imusozi. Ariko nyine njye mbona nyine imyambarire ntaho ihuriye n'imico y'umuntu n'imyitwarire y'umuntu. Ariko bifite aho bihuriye, genda gake. Gusa abisilamu ko bambara bakikwiza ahantu hose utamubona, si abana beza bose. Ngo ngwiki ako ziko nkuriye ububona kuriya ashobora kugutungura. Noneho urabona nge arega ndanikwije gutuvuga ko nikwije. Arakweje kandi ndi kubona muri nuza muri sangahe. Abashaka kubaza ko ameze abo. Bakubwira. Yaba ari scam, bari kuba scam. Okay, wari ugiye kumbwira ngo hari ukuntu ngo imyambarire ngatari konta ku myitwarire y'umuntu. Ntabwo imyambarire ari igaragaza imyitwarire y'umuntu. Se ntabwo nshaka kwambara mwambara ijipo igera hasi ku birenge n'agapasura kariho kandi uri rwubika ngo ego cyane cyangwa ngereka nkubwire buriya nkunda kwigaragaza uko sibyo. nimba nkunda twenda turi sexy mba ngomba kubyerekana nkabyereka ababyeyi banjye, si uko nyobeye ko ari abana bereka ababyeyi babo ko bambara uko bashaka. Bagera hanze baba gusohoka geti agahita afata ewana twadukabutura tw'utubucu tujipo tw'utumini udukanzu ewana agahita yambara. Wabaza mama ye bamubwira ati gusa umwana wawe doya ameze kavuga ngo ngwiki umwana wawe ntabwo yambara gutya, kandi mu by'ukuri byambara uri hanze ko nyine udashaka kwigira. Uwo muntu rero aba ari we mubi. Ariko ngiwe kuba nambaye gutya ntabwo bivuze ngo ndi inshinzi cyangwa ndiyandarika wapi. Mbyambara ko mbikunda kandi nawe urabizi nta muntu washimisha abantu bose. Nshobora kwambara gutya ukabona ari byiza undi akabona ari bibi akabashaka interview ntabwo bikubereye, ndakambwira ngo sha birakubereye. Rero niyo mpamvu umuntu yambara we uko ashaka, ntabwo yambara ngo ko abantu babishaka wapi. Njye nambara ibyo nshaka, ibintu nyine biba biri bunshimisha. Keita, ku by'imyambarire byo nyine abantu babifata uko bitandukanye, ariko ubwo nyine ugomba kubareka nyine bakabijajinga mu buryo bashaka. Icyambere se ngo umutima w'umuntu nyine ngo niwo ubuze ukuri. Keita, mu kwezi ujya nko muri geto z'abahungu inshuro zingahe? Ntabwo njya kujya muri geto. Reba ye. Kuri ntabwo njya kujya muri geto z'abahungu. Ujyayo nyine nka kangahe wenda mu kwezi? Ntabwo njyayo. Mu mezi 5 ugiyeyo nka kangahe? Nka rimwe wenda cyangwa kabiri n'akabije. Mu mwaka? Nka 5. Ubu mu mwaka ubikora 5.
oya ntabwo ariko ko ugiye ariko uba ugiye gukora ibyo ugiye gukora wajya gusura umuhungu bisanzwe nje narinzi narumvise bavuga ngo umukobwa ngo yagiye muri ghetto ngo abagomba kugenda babikoze aya ya ni imyumvire mibi y'abantu ngiye niko mbifata kandi imyumvire mibi siko nanjye numva wagira nanjye nuko rwose nabyumvaga aya bajya basirimuka ntabwo bivuze ko ugiye muri ghetto y'umuhungu ntabwo bivuze ko ugiye gusambana wasura inshuti yawe wenda usibye yuko ngewe ari uko mfite nyine umuryango mfite madamu urumva nanjye banza mba muri ghetto gusa umukobwa yageze nyine bikagenda gutyo gusa bibaho ni ukuri pe ntabwo mvuze ko wenda ntabwo mvuze ko bitaba ariko ntabwo umuntu yagiye muri ghetto y'umuhungu bagiye kuryamana gusa ego ko ntabwo ibyo bintu bibaho niba ari uko nyine ntigeze njya kuba muri ghetto navuye mu rugo mpita njya kwishakira madamu wanjye ntabwo mbizi kuri kwisetsa nk'umuntu ukunda kugira ute ibyo bintu mvuze hari nk'aho bigukoze ku mutima tuvuga ati shati mise nibuka kanaka ni aya wapi nuko nyine manatangajwe n'imyumvire uba ufite oya ntago mba nyifite ahubwo ngiye nisanisha n'abantu ko babyumva hari n'igihe uko bivuze ariko nanjye mba mbyumva ariko ntago ari ngombwa ngo nge nawe dutekereze bimwe kandi nyine turi mu kiganiro umuntu nyine aba agomba gukora ku mpande zombi wowe ukagira icyo ubivugaho sibyo rero ntago biri uko murashaka kujya ghetto y'umuhungu wagiye no kumusura bisanzwe Keita anywa inzoga ntago anywa inzoga kubera icyo utazinywa ntago nzinywa nigeze kuzinywa niga mu wa gatatu mbona nkoze ibintu bitari byiza n'abasinzongera byagenze bite rero ukagira inkuru n'umunwa wo kuyibara narasinze kurya nabonaga papa na mama nkabona ari udusimba n'abandi bantu bose rero umva buri make wewe iyo usinze uhita ubona abantu ngo ari udusimba numva ntabwo ibintu byo kunywa inzoga mbifitemo uburambe nabigerageje niga mu wa gatatu ndanywa mu gitondo inzoga zinshamo bukeya ari bwo nzirutse tambone inzoga ko nakeza kazo wahise uzireka direct ako kanya imyaka ingahe irahise ibintu byo kunywa inzoga wapi sha uzongera usome ku gatama wumva ukuntu biba bimeze ubu ngubu kararyoshye ngo agatama ngo ubu karahiye aho wagaherukiye ubu siko kakimeze yashanaga ibyo nabigerageza sure ntabwo inzoga ari nziza nyine ntabwo mvuze abazinywa nari ibintu bazishoboye nta kibazo ntabwo nabavugaho ngo mbatere amabuye ariko ngewe ku giti cyanjye nimba nzi ko nk'inzoga simbashe kwikontorora ntabwo nyine ari ibintu byiza pe umwanzuro yafashe ni ukubireka nkajya fanta iranaryoha ariko sinzi impamvu abantu bayitengo fanta ibyimbisha nayo iyo umuntu ashaka guhembuka hari ukuntu uducupa ushaka kunywa nk'agakaziye rero niyo fata se niyo wanga akaziye oya no se ni ngombwa ngo unywe inda igenda ibabara ugomba kunywa gake udufanta tubiri tuba tuhagije hari umukobwa nageze kubona wari uri kugenda asinda ikariso banza yari yavuyemo kuri da nk'umukobwa nyine unywa agasinda wowe umutekerezaho iki uwo mukobwa namujajinga none gute rero izi mpamvu namujajinga iyo uzi ko utabasha kumanajinga ikintu ngo ube wanywa izo nzoga uzinywe kandi wenda usinde ariko buri muntu wese ntabikubonemo ugende biba ari ukwisebya ndetse n'unywa inzoga ugasinda umugani wawe nimba ari nayo kariso akagaragara ejo bundi zisanga kuri social media oya n'ubundi direct kuri iki gihe umuntu asigaye anyara ku muhanda agahita ajya kuri TikTok mu gitondo agahita yibona ake ni imagine nawe ibyo bintu ntabwo ari byiza pe no ku mwana w'umukobwa ntabwo ari byiza aba ari no kwiyicira isoko ryiwe nimba ari n'isoko nimba ari n'iki n'ubundi rego urumva biba byararangiye ndetse wowe reka nkubwire mu by'ukuri mbwiza ukuri wakunda umukobwa unywa inzoga akagenda agwa mu mihanda ubusa nabugaragaza biragoye erega buriya hari ikintu iyo unywa ibyo bintu sibyo ntubashe kwikontorora n'umuntu yaza akaguhohotera ariho handi wisanga watwaye inda utazi warwaye ibirwara utazi
ugasanga nyine ukuyemo ingaruka nyinshi ariko uzi kuzi nk'ukikontorora agataha ukagera mu rugo sho nta kibazo pe rero ngiye kwikontorora byarananiye narabyihoreye mbese nsinda nkabona abantu ndi kubona babaye nk'utunyamaswa wese ubyihorera ubwo ngubwo sinabireka narabiretse pe mwe muzishoboye muzinywera yego oya buriya inzoga ntacyo ziba zitwaye cyane ahubwo ngiye mvuga ko inzoga zigira icyo zitwara ari uko nyine urengeje urugero urengeje urugero kuko sinyweye kamwe cyangwa tubiri waba iki nibyo ariko ntabwo kunywa ngo urenze urugero aba ari byiza wapi iyo umuhungu mukundana hagati yo gusomana na sex ni icyo ukunda cyane kurusha ibindi gusomana kubera icyo ari ugusomana njye nkunda gusomana biriya bintu se ko numva ngo byongera ngo vitamine ubwo ntabwo wowe ujya ubikenera ntabwo mba mbikeneye nzabikenera umunsi nashatse nibwo mba numva nzabikenera nyamara ubu wasanga ari we muntu ibyo bintu uvuze ari opposite yabyo oya ntabwo ari opposite wapi ntuzi kubera iki ntabwo kuba waryamana ari ibintu bigize bigayitse cyane cyane ko ari byo byeze kuri ubu rero wapi njye nikunda gusomana wese gusomana byo ni umuco mwiza simbizi njye ntabwo namenya ngo ndabijajinga gute ahubwo iyo ukunda ese ubundi uba wumva nyine kuryamana hagati y'abantu bakundana wumva ari byiza batari abana nyine abantu barakundana bagize batya bakajya birwanaho uba wumva ntabwo ari byiza kubera iki ariko reka nkubaze ubu bizi ute ko uwo muhungu koko muzabana yirirwa uko agushatse yitsamura itsinga ngukintanga ndashaka ngo ngwino wapi ubaye ko muzabana nta kibazo ko n'ubundi aba ari umuntu muzabana ariko mu gihe utazi uwo uzabana nawe neza ntabwo ari byiza ko uko agushaka ngo wapi ntabwo aba ari byiza none se mugiye ku bana waranze ko mubikora ugasanga uw'abandi ni ikiremba bo wabigenza gute ntacyo byantwara nabyakira reba ye nabyakira ariko akareka tukabyara umwana hanze cyangwa tukajya kwiteresha inama oya nawe akabyanga akakubwira uti ubwo niba ndicyo wemeye ko tuzabana mu byiza no mu bibi mwaravanze n'ivangamutungo byose aho watireka reka ati ntibishoboka hamaho nanjye mpamaho nka divorce rimwe mwamwe abyanze se ega ni ibintu byumvikana none se kuki waba waranze gutestinga mbere ngo ureke imashini zose zikora aya nanone wapi nyine wenda erega nawe ababyumva ntago wapi mbabarira njye wabanza ukansamuza ibyo bindi bikaza nyuma yewe se ni ngombwa ngo nzajye gushaka umuntu ntazi ngo bimeze bite nese mba nkubaze wemera ko hari couple zibaho kandi zikazakora kiriya gikorwa ariko zabanye iyo couple ntayo nzi rwose zibaho cyane buriya bavuga ko umuhungu ukubahana umuhungu ugukundana gutinya kwirirwa kubwira ibintu nk'ibyo ngo bibi ngo naho muhera muvuga ngo tubatinye kandi mufite ahandi murakata hirya mugasanga abandi noneho batari bubatinye hoya nese reka nkubaze wagira girlfriend mukaramana amezi 2 ubiyabeye ko ari umuntu uguca inyuma cyangwa ataguca cyane rwose ntabwo bibaho none se ahubwo se wanabimenya n'igihe kinini cyane kigashira umwaka umwe imyaka n'ibiri aguca inyuma ariko utabimenya imyaka 2 ntabwo wabiyoberwa reka mubaye muvugana rimwe mu mwaka mbwira rero nk'ibintu biranga umusore waciye inyuma umukunzi we wenda nk'urugero umugani ntabwo abantu bose tumeze kimwe hari umukobwa n'umuhungu bakundana bakajya baryamana rero abibonera aho ngaho atangira wenda uko yaranaguharaye biragabanuka noneho kubera ko nyine aba yagiye mu bandi noneho se ko hari umuhungu uguca inyuma ahubwo noneho keya zikaba aribwo zikomeza kwiyongera uwo ni uwo bamwita umuhehesi oji umuhehesi original bari kujijisha kavuga ati noneho njyewe ngombe niba mvuye gukora ibyaha mpite ngira utuntu nikorera nyine tu uwo nyine
shawa pe naramumenya ntago bibaho ntago bibaho erega buriya reka nkubwire ari ukuntu umujama wakwitaho bikagenda bihinduka ubireba nimba umugari hari abona umva ngo arabagira bashaka kumamagara saa sita mu gitondo nimugoroba urumva nyine iyo bitangiye guhinduka se urumva wowe udatekereza ikintu wowe nta mushiti wawe w'umukobwa uragutwara umusheri kuko njya numva ngo abakobwa benshi ngo bajya bahemukirwa n'abakobwa bagenzi babo bakabiba basheri ugasanga uhuje umukobwa na sheri wawe tayari nimero ikaba iragiye ejo na gahunda zikaba zirakozwe ntago birambaho ega nta nshuti yawe biraguhemukira ku buryo nyine babonye ari ibyadanje hafi ntago biramemukira birambaho muri ubwo buryo inshuti zanjye ngewe nyine bari inshuti zanjye inshuti zawe gute se ku buryo mbese inshuti ntizihemuka aya ntabwo yajya kuntwarira wenda twapinda ariko ntabwo yajya kuntwarira sheri nk'uko nanjye natabikora kandi burangiye nta nubwo niyo waba ufite imodoka zaciritse ufite indege 3 ugakundana n'umushuti wanjye mugashwana ntabwo nge twakundana ntabwo bibaho kwanita ngo nuko ibyo bitabaye ugira ngo sibyo wabivuga ntashajye ubyihore oya mbese reka nkubwire wibwira akantu tuba tugeze nta mushuti nk'umusheri w'umushuti wanjye uba uratekereza kuza kunereta kandi wenda bashaka nuko abo nyine badafite ibyo uri kuvuga wowe afite ibyo uri kuvuga utangaho ingero ariko reka ngo wanatekereza kabiri reka rero nkubwire uwo muhungu abona kubeshya ntabwo abagukunda buri umuhungu uzashwana n'inshuti yawe mugakundana nawe abizi ko atari urukundo icyo gihe umukurikiyeho ufite ikintu umukurikiyeho ntabwo urwo rukundo nyine ruramba kenshi uzabirebe icyo yaba afite cyose ubwo nyine biba ari ukwiryohereza muryoshye birangira umwe acaho undi acaho uba wumva inshuti yawe ari ngombwa kuyibwira ibibazo byawe bya bindi nyine by'indani ni ngombwa ko bituma uruhuka erega uruhuka gute se erega iyo wihariye ibintu hari igihe uba wumva hari ibintu utabasha kwakira ukumva uraremerewe ariko iyo ubibwiyeho undi bituma uruhuka mu mutima ukabohoka ukumva ntariwe muri make rwose nawe wakicaza inshuti yawe ukayibwira uti byagenze gutya na gutya ibyifashishije nyuma se ikaguhemukira ubwo byahita bimpa impamvu yo kutazongera kwizera inshuti ngo mbe nayitekereza ibyanjye nduhuke ntajya mbyimenya cyane ko haje nayo ni inshuti ya kabiri wayiganiriza ikakugira n'inama mu buzima bwawe bwose mbwira nk'ikintu kigeze kikubaho kikagushimisha cyane ukavuga ati rwose iki kintu umva byari so happy kabisa umbwire none icyakubayeho kikakurakaza nyine biri hejuru cyane nafite umuntu ni umusheri wanjye wigeze kuntungura bigenda bite yanyereje fone nabizi fone ubu ngubu nawe wakiriye impano ya telefone yari fone bwoko ki yari Samsung yangize ngo ni kabasa bose urakazi ni yayi ngo bita ngo yitunge iriya fone iginsetsa abantu bayise amazina nk'ayishoka pe ngo basa bose nyine bari basa nayo se iriya nangiye kuyivuga akumana urayizi ziriya fone nangiye kuyivuga mu izina ryayo ariko urayizi buriya bufone butoya nyine bwitwa ngo buriya bw'ubutushe se irayozi ngo mushumba nahembwe ibaze iyo aba rero yarakoherereje wari kwemera ntayemera ko ari imana ntayemera ariko naba ndimunyujijemo yayikoherereje ari hehe ntabwo ari mu Rwanda nyine urumva yambaje ngewe fone nshaka yamitishemo muri iPhone na Samsung A16 nimba ari indi phone n'ubwa mbere nimba yitwa ngo Motorola urayizi Motorola najyaga nyumva ariko ntayo nzi abasumisemo iPhone nge ntabwo nzikunda sinzi uhita wihitiramo Samsung ntabwo nzikunda niyo mpamvu nanze guhitamo iPhone
ariko nanone ikintu cyatumye mbishidikanyaho hari iPhone uhora ucaginga pe ucaginga itagirambye umuriro wazo ngo ni ibindi bindi rero ndavase ntabwo nabyizera wenda nimba zanyohereza iriya 17 ntabwo nari mbizi mpita miriya nayo kuko nzi ko itwika irenze myitamo rero nyine yarantunguye pe nari mfite n'indi pe nzima ntakitwaye ariko numva nyine ndabate kihaza okay ngambwira rero ikindi noneho cyakubayeho kikakurakaza kavuga ati rwose iki kintu cyo sinzakibagirwa cyarambabaje baranuburiye ngwiki baragutuburiye nyine umva bari ibintu bitunguranye byarambabaje nyine bagutuburiye gute iki byagenze gute hano umuntu wanuburiye phone n'amafaranga ndanayabikuza sha ndayamuha ndayamusigira ndigendera yaraye se ko kucya yaraye warubikuje yarayanjye nyine yarambaje amafaranga mfite kuri phone nayo ndamubwira nta n'igiceri cyase nkana nsigaje agenda ndayabikuza nayo mfite mu ntoki na telefone ndabimusigira ndigendera kugira ubuntu se wa kugira ubuntu rwose ndumva niba utizuruge yarangahe se wagize yarangahe wamuhaye icyo gihe nayo mfite senkani na phone nyine urumva bayagusiza imiti imiti se koko buranibye aho uziko ababikorera n'imbere ya polisi ahubwo buriya abatubuzi basigana imiti iyo yagusoje ugiye guhabwa akazi se ariko bikaba ngombwa yuko utanga ruswa y'igitsina kandi ukabona nyine ku kazi ni keza pe ukabona akazi kaguhereza amafaranga menshi kandi rwose ukabona nyine uzakuramo nuza nziza zitandukanye nyine muri ako kazi wabigenza gute ntabwo nabikora kubera iki ibyo nta mugisha burimo kandi bituma uwo muntu agufata n'umugore wiwe n'undi iyo ubyanze aragukangisha kukwirukana rero ntabwo ibyo ngibyo ari umugisha ntabwo nabikora kubera iki se ubwo ababikora ubwo ushatse kuvuga ko nyine baba barahisemo nabi nta mahitamo yabo ariko uremera ko bahari abo bantu babikora barahari pe ntabwo babura turi ku isi se ntabwo babura iyo wenda ukundana n'umuhungu ni nk'icyo umukorera cyane nyine ku buryo abona ko umukunda umukorera mwitaho umwitaho ikindi nkamusohokana usohokana umuhungu mukundana nese niwe ugomba kugusohokana wenyine oya twese tuba tugomba gusohokana ntabwo ari ngombwa ngo umuhungu ari kujyana akugisohokana gusa ibyo rero ni ibyo umukorera mu gihe mukundana noneho hari ukuntu umukobwa ahura n'umuhungu ukamukunda ariko mu by'ukuri we akaba atari kubibona ni ibiki wamukorera no kugira ngo abone ko umukunda bituma akubwira nawe ko yagukunze umukobwa se ni ibiki nyine uba wamukorera noneho akagira akabona ati uyu mukobwa yankunze kwa kundi bavuga ngo ibintu ngo se ngo ibintu umuntu akora n'ubibona ibimenyetso ari umukobwa ubikorera umuhungu yego ukajya ubyikora nyine umuhungu akabibona bigatuma nyine ari bukubwire ko nawe yagukunze cyangwa ko mwakundana bitewe nk'ubu n'urugero nshaka kuba duturanye cyangwa wenda dukorera ahantu hamwe simbe nari nkwitayeho akajya kubona oya mwahuye noneho urugero mwagiye ahantu muri show ahantu nyine mu birori nyine bigiye bitandukanye hamwe muri aho nyine mukaba ariho mwahuriye kandi bikaba ngombwa ko ibyo bintu uraza kubikora mugatandukana aferi yarangiye wakora iki nyine agenda ukamutongura ugahita umuha akabezo hehe ko ku munwa kako kwitama yajyana ibya bindi bisanzwe ubundi ugahita wigendera ako kabora asigara agatekerezaho mani wowe wagenda ugasoma umuntu mutazi nyine mutari musanzwe muzanye ku munwa
wabwe n'iki kadafite wenda nka sheri uri aho hafi ko yahita agusingira. Uba wabibonye akwana mwe wababonye ari wenyine nta muntu. Umuhungu uri ahantu cyangwa umukobwa uri dushobora kumara nk'iminota 10 nkamuvuga ati umuhungu afite sheri cyangwa se ntawe afite. Wenda ashaka kuba mufite batazanye ako ari aho ntabwo wabiyoberwa. Kandi ikindi nawe ntabwo se wabona umuntu rimwe gutyo ugahita umuhunda. Byanze byanaga ubusanzwe namuzi da. Sha wa mukobwa ushobora kuba ukunda gusomana pe. Ntabwo byabura. Sha umva ukunda gusomana kuko ngiye ibintu byose nagiye numva kandi uko gusomana kaba kiganjemo. Ngiye gusomana bikunda. Ubu ufite ubukunzi se? Kubera iki nawe se? Ubwo susomana n'igiki niba nta mukunzi ufite kandi numva ukunda gusomana? Iyo ahari ndabikora. Iyo adahari se? Iyo adahari ndabireka. Nta gusoma icupa cyangwa ngo usome ibitabo cyangwa ngo usome n'utundi tuntu dutandukanye? Mikoro iyo ahari adahari ntabwo mbikora. Iyo adahari ndabireka. Winyeganyeza mikoro mu kuntu ifatire hamwe ari ukuntu ubanza biba bigize. Iyo adahari ngo urabireka. Rero ugomba gushaka umukunzi. Ndamushaka. Abantu bari kukureba wasanga harimo nk'umuntu wagukunze. Igihe nihaye ntabwo kiragera niko nikigera nzamushaka. Igihe ntabwo kiragera. Igihe se kigera byagenze gute? Ndi mu karuhuko. Mu karuhuko? Kubera iki wagiye mu karuhuko se? Agiye ubona ari ngombwa. Ego. Ufite abagisi bangahe? Nk'icumi da wikiri kubambwira wenda ni nk'icumi. Kayitsemba 10. Aya 10 so cyangwa nka kenze wenda. Abantu nkamwe shama mubeshya mugereka abahungu kagira ngo ninuza mugerekeranye. Yaraga nzi gutendeka. Ujya shaka abanye utazi gutendeka. Nese utabeshye nk'umuhungu mwagiye mu rukundo nyine biro official. Bwa mbere ufite imyaka ingahe? 17. 17. Ubu none ufite 19. Ntago 19. 18. 25. Sha reka wikwibeshyera. Ntago ariyo mfite ariko ndi mukuru. Keita uba wumva gushaka ukiri isugi cyangwa utari isugi ibyiza ni ibihe? Gushaka kuri isugi. Kubera iki se? Ko ari byo nyine ngiye niko mbyumva. Ni byiza nyine. Wari ubizi neza se ko kubona umukobwa ushatse akiri isugi bigorana? Biragorana ariko barahari. Bashaka bakiri isugi. Ikoranabuhanga twamva. Usugi nako kanya kubuzana. Numbwire se ko hari ukuntu bisigaye bigenda ukabisugi. Neze sajari nitwe twazize. Sajari. Ajya gukoresha sajari ukabisugi. Beragoye nta wabumba hari ahantu ku buryo hakongera gusubirana 100% nkaho uri isugi. Umwe se, babiri se, batatu se. None se ubundi waburwana n'iki? Ufite icyo ushaka kugera guse usanze nk'umuhungu ashaka umukobwa w'isugi. Yashyizeho n'iki nyine ntabwo byabura. Oya none se ikintu cyatuma ujya gukoresha sajari yo kugira ariko ahantu haba ari nko kubw'amafaranga kudahomba uwo muntu bati umuntu afite ibiceri sinmuhomba cyane. Nese mubeshye urumva ni ubutekamitwe kuko urumva se cyabeze ukazasanga uri isugi kuko urumva ari umuntu nyine byoroshya nyine bati n'ubundi bwo byarabaye nta kundi yatuza akabona uzamujyana nyine atagendeye ngo uyu ni isugi cyangwa si isugi. Ndabeshya se urumva nyine habajemo ikofi. Kashaka kobwa n'amafaranga rwarayize. Uziko mumeze nka nuza nka supaguru wenda mumeze nka supaguru. Oya orayanga. Jewe sinkunda yamureko nyemera. Je se nkunda amafaranga. Amafaranga manje. Reka ndaza kuyaguha turebe. Ngo yacyamere kuri kabiri ko nyemera jewe. Uziko jewe niyo nyabonye mu muhanda najya nyatoragura. Zarafane nyaguye turebe kuyanga. Ayo wama ndabizi. Nta mwanzi waye. Ninjye nyine ubundi njyewe mba ndihariye. Ninjye wanga amafaranga. Reka. Ntago biba. Mana nibyumve nyamuneka.
aze nawe kugiza ako kantu mana ntibyumve si nkomeje nta mwanzi w'amafaranga bro ego nawe ntiyazagira uko ubeshya wenda ahubwo tuyakunda mu buryo butandukanye ariko nta muntu wanga amafaranga. gira ikintu ubwire rero umuntu wagukunze wagushegeye. Hari ukuntu nyine umuntu aba ari kureba umuntu avuga ati shati uyu muntu namushegeye, uwo muntu uramubwira iki? Nkanjye ndabakunda. Nawe wamushegeye? Cyane. Ngo wamubwira? Nabashegeye rwose. Nabakunda. Keita, uramutse ufite umugabo, uwo mugabo akaba nyine ari wa muntu ugira akantu nyine ko kutanyurwa, ubwo ndi kuvuga mu gikorwa cyangwa mu buriri cy'abashakanye. Yego. Noneho mukaba mufite n'umukozi, noneho akajya munkopera ariko utabizi, ukaza kugira ukabimenya. Washaka kwirukana umukozi akabyanga, wakora iki? Reka nkubwize ukuri, sibyo? Muri iki kinyejana tugezemo biragoye kubona umugabo wawe wenyine. Sure. Ibyo reka nakubwira, ibyo bintu abakobwa bazanabyishyire mu mutwe bareke kwisaza. Nugira Imana ukabona umugabo utaguca inyuma, nuko bishimira Imana. Ariko akenshi abagabo benshi nyine wenda ikintu nakanga pe, ntago nabikunda nsuzuguza umukozi. Wapi? Akagiye kuri tsoke. Rwawe Mana. Ntago ibyo byavamo. None se urumva nyine niba yaba ari umukozi wanyu babikora n'urumva yajya bikorera? Ntago nyine ibyo byavamo. Wakora iki nyine? Yahitamo mo hagati yanjye n'umukozi. Bakagumana cyangwa igendera. Ngira ngo ubwo wamureka ukavuga ati mbo niba wamukunze tugire nk'abagore babiri nyine nawe bamumenye n'iki. Ntago bibaho. Ibyo wabikora pe nkanabimenye ukabikorera kure naribi. Ariko umwe ugiye kubikora ngo binyereke. Ntago byavamo. None se ubwo waba umuhimye? Ugiye se agahita ahubwo amubwira ati hita wibera umugore n'ubundi numvise. Ninjye wa mbere se waba umusize. N'abagore bo ba star usa nawe uzi wamusize kandi nabo barabikora iyo babona bitavamo nanswenge. Ubu nawe uba wumva rwose gatanya ari ikintu utajya uba wumva nyine kuba watandukana n'umugabo wawe mwashakanye ntacyo bitwaye. Biragitwaye. Nawe ntabwo wajya gutandukana n'umugabo wawe nta mpamvu. Nyine wakwihangana niba ari ikibazo cyabaye ugahangana nacyo ugashikama ukagikemura. Ntabwo ikibazo nk'icyo wahangana nacyo. Wagiye wahangana nacyo nyamara wazahengera umugabo yagiye ngo ukazana inkono ati tutaha. Ariko nawe nk'umugabo aje agasanga wamwiruka atabishaka wahita utaha. Uwo nawe aba yarabaye mabuja. Zimene bari ukuntu umva uravuga noneho ukajyana wowe mukozi. None se ubundi utabeshye ubona ari ngombwa ko umumabuja yazana umukobwa umurusha ubwiza? Bibaho. Nyine ubona ari ngombwa, ibyo bintu ndabizi bibaho. Ahubwo ubona ari ngombwa. Ni ngombwa nyine. Ni ngombwa. Najya nza uri munsi yanjye mbabarira. Reka burangubwire naga abagabo bakurikira ubwiza. Naho bakurikira ubwiza araza. Gena nzi ko ari ubwiza. Rero niyo mpamvu ushaka kuzana n'uwo wenda ntabwo bivuze ngo wakoresha ngo umukobwa ukurusha ubwiza cyangwa utakurusha ubwiza gusa. Ariko ushaka no kuzana n'urusha ubwiza nawe akajya n'ubundi iyo ngeso ayigira. Cyane. Njye nawe yobeye Fromire mukoze. Akase mwekeda. Mwebwe se ko mushobora kuva mu gitondo munsi wose muri kugira n'abantu batandukanye. Twebwe se icyo muwe. Abakobwa ntabwo ari cyane, akenshi umukobwa washatse. Ntabwo ari cyane. Oya tureka n'abango n'ibyo umukobwa washatse inuza nyine bariya baba bagira kubiranguza. Si guhera si umunsi wose ari cyo baba. Ubwo se mutwe twahita tuvuga ko abakobwa muremetsemo. Abakobwa ako biyemeje nyine. Ako abikora kwera ni business nkuko nawe uvuga ati ngiye gucuruza wenda iduka nzinjiza zizanunga, nawe ni business ubwo aba yarahisemo. Nyina gusa ntabwo ari nziza, ariko urabizi y'akazi ari akazi ushyiramo imbaraga zawe zose ukanihangana. Yego, mu myuga se yose ibaho cyangwa utuzi tubaho ni nk'akahe kazi utakora? Ntabwo nakora uburayi. Ntabwo wakora uburayi? Akandi ntabwo nakwiba cyangwa ncuruza ibiyobyabwenge. Ibintu byose byatuma murana risike ikananira kubana. Ubona se ariyo mahitamo ya nyuma asigaye
bikaba ngombwa ko urakora uburaya ntabwo wabukora koko asaba Imana igacyura umuntu wayo akigendera reba ye uburaya urupfu no kuba rwose wakitahiye ababyeyi barara nabwira Imana ati Mana cyura nyeze unyure bundi nigendere ese bundi ko isi twese tutazayigumaho bundi buri muri gihe cye kizajya haceho rero kugira ngo ntabwo nyajajinga ntabwo namujajinga ngo arabikora afite impamvu abikora ariko we ntiwabikora ariko ngiye ku giti cyanjye ntabwo nabikora siko aho ni sawa cyane ngaho rero gira ikintu ubwira abantu wumva wenda tutongeyeho cyangwa n'iki ubundi dusoza ikiganiro abantu ndabakunda kandi ndabashimiye nyine bajya bahora badukurikirana bakore na subscribe kuri iyi channel nibyo oya nibyo ujya gushakisha itorosha nibyo birahagije si ubwo njye sinagushimira ubundi nyine tukazagenda dukomeza kuganira mu biganiro buriya bizakurikira nta kibazo bara nitugukenera uzajya uboneka nyabuna dore abantu batwandikire muri comment niba bagukunze noneho dusoza ugiye kongera utumodaringireho gatoya rite dusoza ikiganiro zenguruka burazamuka nyine umodaringa ukweto se ubujye se bitwaye iki twagiye kwata bazita ngo ni za sayizi cyangwa mu magambo yumvikana ngo ni nyashiresi ndabihuhuye none nyashiresi ntabwo ari sawa ndabe yarizo tubonyeho zabona zitariho abazo wazipevea nyashiresi wazipevea aha ubaze ko nzi kurusha nuko ntari kumbera Keita reka dusoze ikiganiro rero sibyo nta kibazo wakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka turagushimiye we twabanye mu kiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza ku musozo w'ikiganiro turabemera sana kabisa ukore subscribe ciao